abantu bafite imisogongero muri iki gitandukanye. Hari umuntu usogongera ubusambanyi akumva nta kindi kintu kinezeza nk'ubusambanyi, ariko hari n'usogongera ubusinzi akumva ari byo bintu byiza, ibyaha by'uburyo butandukanye akumva yarasogongeye. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko ibyo wasogongeye ni mu kinyarwanda kiza nabyita umwanda. Pawulo we yandikiye Petero aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza. Rero ngutangarize ko gusogongera nyagusogongera ni ukwakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza wawe, akari uyobora ubugingo. Akenshi birica, ibyo wasogongeye akenshi biryana mu rupfu, ibyo wasogongeye akenshi bikujyana muri gereza, ibyo wasogongeye nta bugingo buhoraho bitanga. Ariko niba warasogongeye ukamenya ko, rero ngutangarize ko umusogongero nyamusogongero ni ukumenyana na Kristo, ni ugusoma kuri Kristo, ni ukwakira Kristo. Kuko ibintu byose wasogongeye bijya biferinga, ibyo wasogongeye bijya birangira, n'umunezero wabyo ni uw'igihe gito. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data mukunda ibiganiro bica kuri sheni yitwa Ibifatika TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Rero turabasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri East Africa bose, n'abari Burayi mu mpande enye zigize isi yacu. Turabasuhuje kandi tubabwira ko tubakunda, kuko namwe mutwereka ko mudukunda ku Bifatika TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, Imana nibaha umugisha. Rero kuri aya masaha tuzanye ijambo tugiye gusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice ni 2 n'umurongo wa 3. Hari ijambo rivuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Amen. Dusomye ijambo Petero, Pawulo yandikira Petero, yaramubwiye ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, ni mumwegere kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana, haleluya, ribi ry'igiciro cyinshi. Rero abantu bafite imisogongero muri iki gitandukanye. Hari umuntu usogongera ubusambanyi akumva nta kindi kintu kinezeza nk'ubusambanyi, ariko hari n'usogongera ubusinzi akumva ari byo bintu byiza. Hari n'usogongera ibyaha by'uburyo butandukanye akumva yarasogongeye. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko ibyo wasogongeye ni mu kinyarwanda kiza nabyita umwanda. Pawulo we yandikiye Petero aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza. Rero ngutangarize ko gusogongera nyagusogongera ni ukwakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza wawe, akari uyobora ubugingo bwawe. Kuko ibyo wasogongeye akenshi birica, ibyo wasogongeye akenshi biryana mu rupfu, ibyo wasogongeye akenshi bikujyana muri gereza, ibyo wasogongeye nta bugingo buhoraho bitanga. Ariko niba warasogongeye ukamenya ko Kristo agira neza, rero ngutangarize ko umusogongero nyamusogongero ni ukumenyana na Kristo, ni ugusoma kuri Kristo, ni ukwakira Kristo. Kuko ibintu byose wasogongeye bijya biferinga, ibyo wasogongeye bijya birangira, n'umunezero wabyo ni uw'igihe gito. Ndetse akenshi uzareba iyo umuntu avuye mu busambanyi arabyicuza nubwo yari ari kumva ari ibintu bimunejeje. Ariko Pawulo ayandikira Petero aramubwira ngo Petero, niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu Kristo agira neza, ni mumwegere. Imana ishimwe, ni mumwegere. Nshuti yanjye, reka ngukangurire nanjye nikangurira, ni wegere ibuye rizima ari we Kristo. Kuko ibyo wiyegereje byose, niba ari icyubahiro cy'abantu ukabona ufite inshuti zikugose kandi zikomeye, ejo zizarangira, zizapfa cyangwa zinarangire. Icyubahiro gishobora no kurangira ukinariho. Ndetse kugira ngo ngutangarize ukuri, abantu bagira garante, ariko icyubahiro Imana itanga n'ikiteka ryose. Abantu bagira iherezo, ariko Imana igira ibihe by'iteka ryose. Abantu bagira garante y'ubuzima, ariko Imana nta garante y'ubuzima ifite. Haleluya. Rero niba warasogongeye ukamenya ko Kristo agira neza, ni mumwegere, niwe buye ryanzwe n'abantu,
abantu muri iki gihe bashaka kwakira ibuye nyabuye, bari kwakira ibintu bidafite umumaro. Abantu b'iki gihe bashaka kwakira Kristo, bari kwakira ibintu bidafite umumaro. Ariko ndagukangurira, nanjye nikangurira, niwegere Kristo, niwe buye rizima ryo kugukiza ibyago n'amakuba biriho. Niwe buye rizima ryo kugukiza umuriro w'iteka ryose. Niwe buye rizima ryo kugukiriza ibyago byose uhura nabyo. Niwe buye rizima ryo kugukura mu mubabaro ufite. Niwe buye rizima ryo kugukiza ibyago ufite. Niwe buye rizima ryo kugukura mu byaha nawe ukitwa umunyabugingo. Kuri muri Kristo twahageze twambaye inshabari, ubu turi abasirimu. Niwegere Kristo, niwe muntu, niryo buye rizima. Nta muntu wasogongeye muri Kristo winyarira. Nta muntu wasogongeye muri Kristo barakubitira icupa mu kabari. Nta muntu wasogongeye muri Kristo uhora mu busambanyi. Nta muntu wasogongeye Kristo. Wowe n'umuryango wawe nimumwakira, ni umugore wawe nawe ubwawe mwakiriye Kristo, urugo rwanyu rubamo ibitwenge, urugo rwanyu rubamo umunezero. Mwaba mwariye, mwaba mutariye, mwaba mukize, mwaba mukennye, mwaba mushonje, mwaba mudashonje, mwaba mubyaye, mwaba mugitegereje, yo wakiriye Kristo aguha umunezero utandukanye n'uw'isi itanga. Imana ishimwe. Mwene data rero, ndakurarikira ngo niuze kwibuye rizima ryo Kristo, niuze wegere Kristo. Paulo ayandikira Petero aravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ribi ry'igiciro cyinshi. Ahanze hari ibintu bifite igiciro ndetse bifite n'agaciro, ariko nta cyagira agaciro nka Kristo umwami wacu. Hanze hari ibintu bikomeye, ariko nta gikomeye nka Kristo wacu. Hanze hari ibintu binejeje abantu, ariko nta kinezeza nka Kristo wacu. Hanze hari ibintu birangaje abantu, ariko nta gifite umunezero, nta gitanga amahoro nka Kristo wacu. Ni vayo. Satani ye kugutwaza igitugu, ye kukurushya, ye kukuyobora. Ubugingo bwawe ni wemere buyoborwe na Kristo, umubiri wawe ni wemere uyoborwe na Kristo. Paulo arandika aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, ni mumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryabaye ry'igiciro cyinshi. Imana ishimwe. Mwene data, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira, yishimira ku manywa na nijoro. Uwo ni uhiriwe. Ntabwo hahiriwe umuntu ufite amafaranga, ntabwo hahiriwe umuntu ufite za rumoroke zikururana, ntabwo hahiriwe umuntu ufite ama-etage muri uyu mujyi, ntabwo hahiriwe umuntu ufite ubutunzi. Nubwo ibyo byose ndi kubivuga, ni byiza kubigira, ariko bigirane na Kristo, bitungane na Kristo, bitungane na Kristo. Nibwo bizakunezeza, nibwo uzabaho ufite amahoro, nibwo uzabaho ufite umunezero, nibwo uzabaho ufite agaciro. Byamarira iki? Byakumarira iki gutunga ibintu bitarimo Kristo? Byakugeza he? Uyu munsi impamvu ubona ufite ubutunzi ariko ntubona amahoro, wabuze kimwe, wabuze Kristo n'umwami n'umukiza wawe. Mwino rero Kristo niwe uzaguha amahoro. Hejuru y'ubutunzi ufite, akira Kristo, azaguha ibyishimo, azaguha umunezero, azaguha amahoro, kuko uzaba ufite byose. Kristo niwe byose. Ibyo wirukaho ntabwo ari byose. Kristo niwe byose. Byose dukenera mu buzima ni Kristo. Byose ukeneye mu buzima bwawe ni Kristo. Umunezero nyamunezero wuzuye mu buzima bwawe ubura ni Kristo. Amahoro ukeneye ni muri Kristo ari. Ubutunzi ni byiza kubutunga nabivuze, ariko ntibujya butanga amahoro yuzuye. Nubundi uhora udasinziriye, nubundi uhora ufite impungenge, uhora wikanga babitwaye, uhora wikanga babyibye, uhora wikanga ugihombo, uhora wikanga wakennye. Ariko yuri mu Kristo akuzuza ihumure, akuzuza umunezero, akuzuza ibyishimo. Va muri Kristo, vayo mwinuze muri Kristo. Inzara n'inyota ufite y'ubusambanyi nta wundi wayigukiza ni Kristo. Guca umugore wawe inyuma byakubase, nta wundi wagukiza iyo nzara n'inyota ni Kristo wenyine. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo niba mwarasogongeye, nta wundi wagukiza inyota ufite y'ubujura ni Kristo. Nta wundi wagukiza inyota y'ubusambanyi ufite ni Kristo. Nta wundi wagukiza inyota y'ubugome ufite ni Kristo. Nta wundi wagukiza inyota y'amoko yakubase ni Kristo. Kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana
ry'Imana ryabaye iry'igiciro cyinshi. Kristo niwe buye rizima, nubwo abantu badashaka kubyakira, nubwo abantu badashaka kubyumva, ariko amahoro nyamahoro ni Kristo uyafite, ubuzima nyabuzima ni Kristo ubufite, ibyishimo nyabyishimo ni Kristo bitanga. Ibyo ufite byose bitarimo Kristo nta munezero uteze uzabigiramo, nta mahoro uteze uzabigiriramo. Shaka Kristo akugenga, kuyobora inshuti mwene data. Shaka Kristo akuyobore, ayobora ubugingo bwawe, abana bawe ubatoze Kristo. Nawe ubwawe nibakubona mwene data babone warakiriye Kristo, kuko niho uzagira umutekano. Uyu munsi dufite abaririmbyi bari kwitwaza impano zo kuririmba Imana yabahaye, bakabikorana ubusambanyi, ariko Kristo araje. Kristo aje guhemba no guhana, ndabitangaje. Kristo aje guhemba no guhana. Mwene data nimuve mu byaha, hindukira ushaka Kristo, hindukira ushaka umwami wawe. We wa muririmbyi we uri kuririmbira ku busambanyi, uri kuririmbira ku businzi, we wa mupasteri we uri kuririmbira ku busambanyi, ariho senya urugo rwa mugenzi wawe. Kristo aje kubarana n'abo bantu, Kristo aje kubarana n'abantu biyoberanya, Kristo aje kubarana n'abantu bitwaza impano n'ibyo bari byo, bagakora ibyaha mu nzu y'Imana. Kristo ararambiwe. Va mu byaha, ngwino wakire Kristo. Va mu byaha, ngwino wakire Kristo. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryabaye iry'igiciro cyinshi. Mwene data, niyo mpamvu Pawulo yandikiye Petero aramubwira ngo niba warasogongeye ukamenya, tuba wamaze gusogongera, ushirira ry'ibyaha, ushirira ry'ubugome, ushirira ry'ibyo kwinezeza bitarimo Kristo. Irari Kristo arayikumara ry'ubusambanyi, Kristo ajya marimara irari ry'ubusinzi. Ibyo bintu ubona byakunaniye, ni wakira Kristo niho bizagukundira. Ibyo byaha ushahora umira bunguri, impamvu ubona bitakuvaho nuko utaramenya ubikuraho. Nta mafaranga yagukuraho ibyaha, nta mafaranga yagukuraho ibyaha. Ndabisubiramo, nta mafaranga yagukiza ibyaha, nta mafaranga yaguha umunezero wuzuye, nta butunzi bwaguha umunezero wuzuye, ariko Kristo atanga umunezero wuzuye. Mwene data, ngwino sanga Kristo. Sanga Kristo n'umwami n'umukiza wawe. Ngwino sanga Kristo niwe bugingo, niwe buye ry'izima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Rero Kristo niwe buye. Niyo mpamvu Yohana yanditse ibice 3:16 avuga ijambo rikomeye. Yesu niwe wanaryivugiye, sori mumbabarire. Kristo niwe wivugiye ijambo rikomeye muri Yohana ibice 3:16 aravuga ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, kuko nta ujya kwa Data ntamujyanye. Ibyo urimo byose ngwino ushake nzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe Kristo, niwe wagukiza agahinda, niwe wagukiza umubabaro, niwe wakuyoborera ubugingo, niwe waguha umunezero, niwe bugingo buhoraho. Mwene data, mw'isi iwacu ni mwijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Kristo niwe mukiza w'abari mw'isi, Kristo niwe ukiza agahinda. Wewe mwene data, vayo usange Kristo. Nakurarikiraga kuza ku rufatiro ruzima, arirwe Kristo, kugira ngo uzukizwe. Ibyisi bigiye kugira iherezo, ibyisi bizagira iherezo. Nubwo Kristo yatinda kuza, wowe ntabwo uzatinda gutaha kuva muri uyu mubiri. Niho mvuga kuko ntabwo tuzahama muri uyu mubiri. Twebwe dufite iherezo, imyaka yacu ni mike cyane. Mwino rero usange Kristo, ntabwo ari terambwoba ry'abakristo cyangwa ry'abigisha. Mwino usange Kristo, kuko nuzi umunsi cyangwa igihe Kristo azaguhamagarira. Mwino rero kumenye ko mw'isi turimo tugenda turwana duterana ibipfunsi. Ntabwo iyi ari iwacu, isi ntabwo ari gakondo. Iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza ko azava. Mwino usange Kristo. Nkuzana ijambo rikubwira ngo mwino usogongere ku musogongero nyamusogongero, ariwe Kristo. Uwo Kristo ni wakumara agahinda n'umubabaro, ni uzaguha agakiza, niwe waguhesha ubuzima, niwe waguhesha ubugingo. Ndabashimiye bene data ko mwari mudukurikiye ku Bifatika TV, kugira ngo mujye mwibuka gukora subscribe, mujye mwibuka gukora share ndetse na like na comment, kugira ngo iri jambo ry'ubugingo mujye muri kurikira ribagereho ku gihe. Nuko mwibuka gukora subscribe, ni inkunga yanyu ikomeye mwaba muduteye, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke bukwire ku isi hose, mu izina rya Yesu. Shimiye kandi turabakunda. Reka dusoze dusenga. Reka ijambo ryawe rigira umumaro mu bazaryumva. Iri jambo ryawe rihiga imitima yari yarabaye akahebwe. Iri jambo ryawe rihanisha abantu. Iri jambo ryawe ritanga ubugingo. Iri jambo ryawe abaryakira ribakize akaga n'amakuba, kandi indwara aho zari ziri, Mana kubw'ijambo ryawe rikizikire. Ibibazo aho byari biri bikemuke kubw'ijambo ryawe, kandi ukize indwara zo mu mitima n'iz'umubiri. Turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amena. Shalom, shalom. Turabakunda.